ni nawe ushimye, ni nawe ni kwibwiriza ry'umwuka undimo, ry'umwuka wera. Kugira ngo mbe ndi hano imbere yanyu mfite uyu musatsi, si uko nabuze igihumbi cyakuraho uyu musatsi mbere yuko nzi imbere yanyu, kuko mpaheruka hashize imyaka 4 aho negereye kamera cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, kandi uyu musatsi umaze imyaka 3. Urumva muri iyo myaka 3 rero mu gihe nari ngarutse nakabaye niyogosheshe kugira ngo ngaruke nta musatsi mfite, niba ari byo byasobanura ubutumwa mbazaniye. Yego, kugira ngo abantu babyumve neza, babisobanukirwe, ni ukuri kwiya duhamagaye mu gihugu cyo mu ijuru. Yaje mu modoka y'ivatiri ya Karina. Yaje na Karina, umuntu ugendera mu modoka ntago yabura amafaranga yo kwiyogoshesha. Icyo kintu babanze bacyumve neza. Kandi ikindi noneho ni yanjye ni Imana yampaye, ni imodoka yawe mpamvu y'ubu butumwa yo kugendamo ngiye hari ubu ntabwo ubuhanuzi ndi kuvuga uyu mwanya mugiye kuvuga ubuhanuzi na 2020. Yego, nabushize ahantu hamwe kuri Zaburi nshya, muzabureba, nicyo kimenyetso. Yego, kandi ni nayo mpamvu kuri ubu ngubu mfite umusatsi na direde, kandi icyo gihe ntari mfite umusatsi na direde, ntari mfite umusatsi nyine wizinze, n'umusatsi umaze imyaka 3 ntiyogosheshe. Yego, uku niko umaze kungana rero. Ejo bundi mu myaka ikurikira uzabugiye uri muremure kurushaho, cyangwa uko bizagenda ntabwo nkuzi, kuko ntabwo amufite amakuru cyane yuko ejo Serasta ni Imana yakubujije kwiyogoshesha, ni ibyifuzo byawe bimeze bite kuko ufite umusatsi ubona? Ni ukuvuga ngo iyo nkomeze ngira nti ndabasuhuje nanone bacuti bacu muherereye hirya no hino, amahoro y'Imana bane namwe. Ubundi turacyari kumwe na Rasta. Igice cya mbere cy'ubutumwa ngira ngo twacyumvise, cyangwa se turi buze kucyumva. Igice rero sasa nanone cya kabiri nicyo tugezeho. Ndagira ngo nze kumusaba atangire adusengera Imana dukomerezeho. Murakoze. Kanongere nivuge ku bantu batanze tutabanye mu gice cya mbere. Nitwa Habimana Theoneste, ndi intumwa hawe ubutumwa na Data wa twese kugira ngo mbubagezeho. Kandi ni ubutumwa bwiza, ni inkuru nziza, ni inkuru nziza mbese mu magambo yumvikana, kuko Uwiteka aba yadutekerejeho kandi aratugarukiye. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ni wowe uduhaye ubuzima n'umwuka wo guhumeka, ni nawe ugena iby'ibihe biriho ubu n'ibihe bizaba. Ni wowe ushima yuko ukwezi ku itariki 3 aho kuzaba kugeze no kuzindi 3 ari kuzaba kugeze. Ni wowe waremye isanzure ushyiraho yuko izuba rimurikira iyi si, ndetse n'ukwezi kukamurika nijoro. Ibyo byose ni igeno watugeneye, kandi ni nawe waduhaye ibyo dufite, wenda nk'ibidufasha kubaho no kugira ubuzima bwiza, ndetse n'ubwenge dufite kuri uyu munsi twifashisha kugira ngo wenda turusheho kugira ubuzima bwiza burenze. Data, turagushimye kuko ibyo byose wowe wabikoze, kandi tugushimiye yuko ukomeje kutuzirikana uduha ibyiza birenze. Urakoze, dukomeje kwiringira ubuntu n'ubushake bwawe no kwizera yuko uzatugeza aho ushaka ko tugera. Amen. Reka duhite turasukira kuri kariya kantu, kuko udasenze usoza mu izina rya Yesu Kristo, ubanza ugasobanurira abantu kugira ngo bakunde bakamenye n'uburyo byagira power cyane. Aka kantu nubwo tugiye kukavugaho, ariko karinjira mu butumwa mfite uyu munsi. Yego, mu butumwa mfite muri iki gihe. Yego, kandi ubutumwa ndi kugarukaho ni ubwatangajwe na 2020. Yego, ariko mu butumwa bw'uyu munsi mfite ni uko hagati yacu n'Imana ntabwo harimo undi muntu. Yego, ntabwo harimo irindi zina, turi bene Imana. Iki kintu kubera yuko mudasanzwe mukimenyereye, nanjye ndi umukristo, kuko muzumva mu butumwa bwa mbere hari naho nshobora gukoresha nkakoresha mu izina rya Yesu, ariko ari ukugira ngo wenda ntunganire abari aho ngaho byo kubafasha. Ariko igisohoye noneho
hagati, ntabwo bya bindi iriya mihango n'imigenzo twashiriweho ku bijyanye wenda reka tuvuge ku bijyanye n'amadini n'uko yubatswe n'uburyo bw'iyobokamana n'uko bwubatswe, twigishwa wenda nk'ubu ngiye nabanje kujya muri Gatolika, ntabwo nabatijwe kubera ko nari imfubyi, ariko nyine kubera hatuza nk'umwana nyine byari urugendo nyine kubera nari imfubyi, nta buryo nabibona. Uri imfubyi ya mama na papa n'abandi bavandimwe bandi? Bose bariho, ariko mama bakimara kumbyara bahise batandukana, buri wese ashaka umugore n'undi ashaka umugabo. Ku ruhande rwe nsigara nyine ndi uruhinja, nyokuru aramfata anyitaho, ariko nawe bibita igihe gitoya. Nta kibazo komeza. Noneho nkivuga kuri ubu butumwa, uvuga ngo impamvu ntavuze mu izina rya Yesu ni kugira ngo mbone kubabwira noneho gahunda y'Imana kuri ubu igezweho. Yego, ubutumwa ntacyo Theo, reka tugende dukomeza kungurana ibitekerezo tunabirebera hamwe kuko byanyabyo, kugira ngo tubashe twumve ko bisobanutse cyangwa se bishoboka. Urimo uravuga ati igihe kisohoye uyu munsi wa none ni igihe hagati y'umuntu n'Imana, nta kindi kintu kigomba kuba kirimo. Noneho wakwitegereza ugahita twajya kureba ibintu bijyanye na Bibiliya urayemera? Bibiliya ndayemera, ahubwo wakibaza uti nyemerane. Yego. Ikindi mbere y'uko mpabwa ubu butumwa, uko nayifataga ubu ngubu narayimenye, namenye ukuri kuri muri Bibiliya n'ishema kiri muri Bibiliya. Yego, nawe buribamo ikinyoma? Baba we, ahubwo ntabwo nabona uko mbikubwira, gusa ariko ibi bintu kubera ari bishya mu matwi yanyu, ntabwo muri buze kubyumva. Ahubwo se Bibiliya ni giye kuvuga ngo ibamo ikinyoma, ariko n'ubundi na Ismael Mwanafunzi yaravuze ngo ni inyanja, ni inyanja, cyangwa se Bibiliya ni nk'umuhanda, ushobora kukuyobora nabi cyangwa se kukuyobora heza. Yego, umuntu abireberamo. Yego, yego, kuko wenda reka dufate wenda nka kamera, iyi kamera imbere yacu. Yego, njyewe icyo ndi kubona ntabwo ari cyo uri kubona. Yego, ni muri ubwo buryo rero. Bibiliya rero, Bibiliya buriya ni igitabo cy'ubwenge burenze. Yego, burenze ubwo tuzi. Ni igitabo cy'abacurabwenge ba kera, ndetse cyo kutuyobora ku Mana, cyangwa cyo kutuyobora, ifite ubushobozi bwo kutuyobora kuri rya juru rya pirate navuze mu kiganiro cy'ubushize, cyangwa no ku ijuru rya nyaryo. None se Bibiliya ko tuyemera nk'igitabo cyahumetswe n'Imana, nk'ibyanditswe byera, nanjye cyahumetswe n'Imana, byahumetswe n'Imana, urimo kwijyana ku bacurabwenge gute? Ni nk'ibintu, ni nk'ubutumwa waba wazanye igihe bwaba bufite ahantu bwaba bwanditswe uyu munsi, noneho ubutaha umuntu akazavuga ati ibi ngibi ni ibintu umuhungu yatekereje, yarangiza akatuzanira ubutumwa. Ubwo natanze 2020 buranditswe, hariho n'imirongo nagiye ntanga, mirongo yo muri Bibiliya, imirongo yo muri Bibiliya. Ni mu bureba kuri Zaburi nshya, hari ubu ntabwo ubuhanuzi ndi kuvuga uyu mwanya, mugiye kuvuga ubuhanuzi na 2020. Yego, nabushize ahantu hamwe kuri Zaburi nshya, muzabureba, nicyo kimenyetso. Yego, kandi ni nayo mpamvu kuri ubu ngubu mfite umusatsi na derede, kandi icyo gihe ntari mfite umusatsi na derede, ntari mfite umusatsi nyine wizinze, n'umusatsi umaze imyaka 3 ntiyogoshishe. Yego, uku niko umaze kungana rero. Ejo bundi mu myaka ikurikira uzabugiye uri muremure kurushaho, cyangwa uko bizagenda ntabwo nkuzi, kuko ntabwo amufite amakuru cyane yuko ejo. Serasta, ni Imana yakubujije kwiyogoshesha? Ni ibyifuzo byawe bimeze bite kuko ufite umusatsi ubona? Ni ukuvuga ngo iyo uri kurera wenda umwana wifuza ko azaba ikintu runaka, ugira uko umurera. Wenda reka dufate yuko wenda uri kurera umwana kugira ngo azabe umuhinzi, nk'iwacu nibyo kubera ni mu cyaro. Umwana kumurera ngo azabe umuhinzi, utangira umumenyereza, umuha agasuka gatoya nyine umuzamura icyo cyiciro. Niko rero Uwiteka yandeze, ni nawe ushimye, ni nawe ni kwibwiriza ry'umwuka undimo, ry'umwuka wera. Kugira ngo mbe ndi hano imbere yanyu mfite uyu musatsi, si uko nabuze igihumbi cyakuraho uyu musatsi mbere yuko nzi imbere yanyu, kuko mpaheruka hashize imyaka 4 aho negereye kamera cyangwa ku mbuga nkoranyambaga.
kandi uyu musatsi umaze imyaka 3. urumva muri iyo myaka 3 rero mu gihe nari ngarutse nakabaye niyogosheshe kugira ngo ngaruke nta musatsi mfite, niba ari byo byasobanura ubutumwa mbazaniye. Yego, kugira ngo abantu babyumve neza babisobanukirwe, ni ukuri kwiya duhamagaye mu gihugu cyo mu ijuru. Yaje mu modoka y'ivatiri ya Karina. Yaje na Karina, umuntu ugendera mu modoka ntago yabura amafaranga yo kwiyogoshesha. Icyo kintu babanze bacyumve neza kandi ikindi noneho ni yanjye ni Imana yampaye, ni imodoka yawe y'ubu butumwa yo kugendamo ngiye muri ubu butumwa. Yego, ni ukuvuga ngo iyo modoka naho uzayibona isobanuye iri tangiriro, ni kimwe mu bikoresho byo kwifashisha muri rivuga butumwa, kuko ubu ngubu nibwo ritangiye. Icyo gihe 2020 navugaga nti hari akabogisi nabonye karimo ibintu ntemererwa gutangaza. Ibyo byose rero nagiye mu ishuri kugira ngo nigishwe kandi ngezwe kuri uyu munsi kugira ngo mbatangarize ubutumwa mu buryo buziguye. Dukureho urujijo, ishuri wagiyemo ni ishuri wajyanwamo n'Imana. Yes. Ubundi mu buzima busanzwe bw'umubiri ngo ntago wize. Ntabwo nize, nagarukiye mu wa 3, mu wa 4 nize igihembwe kimwe. Mu wa 4 primaire. Yego. Nize igihembwe kimwe. Uburyo burabura, icyo kurya cyabura kuko twirirwayo kitono kigoroba nataha. Aho nataga bakamira bati ujye kurya iyo wiriwe. Ntabwo twabwabura kandi nta mirimo wakoze hano. Yego. Aha. Noneho ubu butumwa ngiye kubaha ni yerekwa nagize, nanone buri mu kiganiro bikubiye mu kiganiro kimwe nakoze 2020 hamwe n'ubutumwa bwa mbere bwaje mu gice cya mbere. Iryo yerekwa rero nagize riravuga ku nsengero. Iryo yerekwa ryaje rite? Nari ndi gusenga ari ku manywa. Icyo gihe nari ndi gusenga, nari maze iminsi nsenga ndi guhabwa ubutumwa. Ariko urumva nk'umuntu maze iminsi adakora kandi ni muri mujyi wa Kigali nkodesha, nari mfite utubazo nyine two gukemura tujyanye n'ibyo kwita ku muryango nyine muri ubuzima murabizi. Icyo gihe rero navuga ngo nari nyotewe, nari mfite umutima uhagaze ni kuvuga nti Imana fasha rwose mbona ibyo kurya bikwiriye by'umuryango. Noneho icyo gihe ni ku manywa nafashwe n'ibitotsi, mpita nsinzira. Noneho ibitotsi ntigeze kugira mu buzima bwanjye, mba nk'upfuye. Nigeze kujya muri koma kera nyine, wenda niba tuzagaragaho ntabwo mbizi, ariko niko byari bimeze. Noneho mpita mbona ndi ku muhanda, umuhanda wa kaburimbo, nge mvuka mu Gakenke, ariko icyo gice nari ndimo nabonaga kimeze nk'igice cy'iwacu nyine, kuri wa muhanda uva i Musanze ujya hano muri Kigali. Mbona kwasiteri ni nk'izavaga i Musanze zaje umuhanda kuri imvura igwa igaca umuhanda nyine ugacikamo nyine, nta nzira igihari nyine. Kuri umuhanda ushobora wenda nk'imvura nitwara umuhanda muri ubwo buryo, umuhanda igice cyose kikagenda. Imodoka zirahagera rero zibura inzira, zitondetse ari nyinshi muri uwo muhanda wose nyine, uva ubwo nageranya nko kuva i Musanze ujya i Kigali, niko hari hameze. Ariko mbona kwasiteri nyinshi zitarimo abantu zitondetse aho ngaho kuri uwo muhanda. Icyo gihe nabonaga izo kwasiteri, nabonye umuntu umwe nyine, nabonye umuntu umwe, ntabwo namuvugaho, ariko ni umuntu nabonye kuri moto. Moto rero ndabwirwa ngo moto niyo ifite ubushobozi bwo kwambuka uwo muhanda, bwo gucaho ahantu nyine igakomeza. Noneho ngira mu gihe nari kuri izo kwasiteri, nahise ubwo nari ndi hakuno y'umuhanda, mpita nambuka hakurya y'umuhanda hasaga nk'acuramye hasubira hepfo. Murabizi umuhanda hari igihe baba baratondetse itaka usa nk'aho uri hejuru. Kubera yuko ngeze hakurya rero ndaryama n'ubundi ndahasinzirira. Mu gihe nari mpasinziriye, nari mfite akana k'imyaka 5, ubu kagize imyaka 9, kitwa Hope, ni imfura yanjye. Nuko mu byo kakubaganyaga mpita mbona urushinge n'agasirendire nyine rumaze guterwa. Urumva ndasinziriye, mbambaye nk'ukangutse, mpita mbona akana kanjye kari aho ngaho kari gukubaganya urwo rushinge, ariko urwo rushinge rwo rumaze guterwa.
n'agaserendere karwo nyine bimaze gutabwaho hasi. Urwo rushinge nararufashe, ibyo ngibyo biri mu cyo kiganiro muzabibona, narufashe ndupfurika mu kintu nk'uko apfurika mu cyatsi mbese kugira ngo utajomba umwana nyine, kubera umwana muto ararufata rukinishe rurangire rumukomerekeje. Urwo rushinge maze kurujombamo, reka mbabwire ko urwo rushinge nirwo rwari rumaze kunterwa mu buryo bw'umwuka, ariko mbere y'uko reka nkomeze ndibuze kubaho ubusobanuro nyuma. Noneho ariko icyo cy'urushinge cyo sinkigarukaho nyine, kuko nanjye nabisobanura nyuma, kuko mu cyo kiganiro ntabwo nabivuzeho. Noneho mu gihe uwo mwana nahise mbona hirya afashe igikapu, abonye igikapu, namanje kumubona afite amayekuteri ari gukinisha, amayekuteri mashasha meza nyine atabaho nyine. Ibyo byose ubonaga mu buryo bw'umwuka, usinziriye uri mu bitotsi. Ariko manwa nari ndi gusenga nyine, kuri yawe uri gusenga ugahita ugenda mu buryo nyine utazi, ugahita usinzirirako. Noneho mpita mbona uwo mwana afite amayekuteri ari gukinisha, ndavuga nti reka turebe, ndayafata ndebye nsanga amayekuteri meza acomoka nyine, ukabuya wayasandaguza yawa yarese nyine atagira umugozi, wambara mu matwi kumva ibyo ushaka n'iki. Ndebye mbona na telefone hirya aho ngaho, telefone nziza ijya kumera nk'ama BlackBerry nyine ya kera nyine, ibifite ubutushi ukuntu ikora screen touch, ifite n'udutushi nyine imeze ukuntu, ariko itabaho nyine nayo. Mpita mbona n'igikapu, igikapu nacyo ndagifata. Ubwo ibyo byose ndi kubifata, hepfo mbona Tronovi, mbona Tonayi, mbona n'ipensi, byose ndabifata. Muzajya mu cyo kiganiro cya 2020. Ibyo maze kubifata, umugore yari hakurya y'umuhanda, uwo muhanda warushamikiyeho uwerekeza mu rugo. Nahise nishima, ndavuga nti tubonye igisubizo. Ndambuka kugira ngo mbwire umugore ngo tugende, ndambwira nti dufate moto tugende. Ako gace karangiriye aho ngaho gufata moto kugira ngo dutahe nyine, ubwo nari mbisoje. Ariko reka mbabwire ikintu ntavuze mbere y'uko mbibona igihe nari ndi gusenga. Narabwiwe ngo mbere y'uko njya no muri byo yerekwa, nabwiwe ngo marayika akuzaniye igisubizo cy'ibibazo nari ndi gusengera, kuko ibibazo nashyize mu mutima cyane. Ubwo ngubwo nahabwaga ubutumwa, ariko nabona umutima ku butumwa. Nari nkeneye ibyo kurya, nari nkeneye ibyo gufasha umuryango, ariko mbona marayika anzaniye igisubizo. Ariko ibyo nabonye byabaye ibyo ngibyo, kubera ko nari ibyo bintu bitari bisanzwe. Rero igihe nahise nkanguka ndiko nabitaye inzozi bitari iki, mbona ibyo bintu byabayeho byari byanyabyo. Shaka igikapu aho ngaho mu nzu, ndazenguruka ndakibura. Noneho hari igikapu nagiraga ngira ngo nicyo, njya gushakamo ka kabogisi. Icyo gikapu mo indani harimo akabogisi, sinzi niba nakavuzeho. Ako kabogisi karimo narafunguye nyine kugira ngo ndebe ibirimo, nsangamo akabogisi nyine nkiri muri rya yerekwa. Icyo gikapu ndagifata, ndakimanura aho cyakimanitse, ndafungura nshakamo akabogisi, nshakisha mu nzu hahandi nyine ushaka n'ahadashakirwa. Ibyo bintu unkabona byabayeho nyine, nkabona ni nkuko gutya navuze. Ndamutse mvuye hano nkagira hariya hepfo, navuga nti mvuye hariya ruguru kuri kamera. Ibyo bintu nyine byaga bimeze gutyo. Cyangwa mbere yuko ngera hano kuri kamera, nzi urugendo nagenze, urumva ruri mu mutwe. Uko niko nabishushanyaga mbese, nk'urugendo nagenze mu nzira nabo nahuye nabo ndi kubareba, nabyo niko nabirebaga. Ariko icyo gihe nabuze igikapu. Noneho nongera ndasenga, mpabwa ubusobanuro bw'ibyo nabonye. Ndabwirwa ngo tugeze ku busobanuro bwa cya gice nyine cy'ibyo nari ndi kwerekwa. Ndabwirwa ngo ziriya kwasiteri wabonye ni amadini. Ndabwirwa ngo kandi amadini ntabwo yajyanaga abantu mu ijuru, yatwaraga abantu. Ariko ubu ngubu ntagifite ubushobozi bwo gutwara abantu, kuko yamaze guhagarara. Yego. Tuvuga ku bisobanuro by'iryo yerekwa. Yego. Iryo yerekwa maze kuvugaho ry'izo kwasiteri. Yego. Na cya gikapu. Okay. Ubusobanuro narasenze, nasenze Imana nsaba ubusobanuro bw'ibyo bintu mbonye, ibintu byari bimbayeho nyine, ibyo mbonye byose. Ariko Uwiteka yarambwiye ngo izo kwasiteri wabonye ni amadini. Arambwira ngo amadini
ubu ngubu arahagaze kuko umuhanda wamaze gucika. Arambwira ngo uriya muhanda wabonye ucitse ni inzira ijya mu ijuru. Amadini yatwaraga abantu mu nzira ijya mu ijuru, nyine mu rugo rugendo niyo yatwaraga abantu mu cyerekezo kigana mu ijuru. Arambwira ngo ariko amadini ntagifite gutwara abantu muri icyo cyerekezo, kuko waba wabonye yuko imodoka zose izo kwasiteri ni amadini kandi araparitse, kandi nta nzira afite nyine zo kujyana abantu nk'uko yabajyanaga. Ngo ahubwo umuntu agomba kugenda ku giti cye, ari byo mpamvu wabonye moto ari ibasha gutwara umuntu. Umuntu agomba kugendana moto mu gisobanuro cy'uko umuntu agomba kugenda ku giti cye. Ibi ngibi kubera yuko nabivuze 2020, ureba iyi video agerageze kureba iyo ngiyo kugira ngo aze kubihuza ashire amatsiko, kuko hari ubutumwa bwinshi bwo kubaha, kandi mutabanje kumenya ibi ngibi yuko koko ari ukuri bishobora kubashyira mu kibazo. Ni nk'uko umuntu ashobora kugutumizaho wenda akavuga ati genda ubwire umuntu aze atwara ibintu bye,